shansiye barimo kubaka shyashya rwose ureta hasohotse reba hagana haruguru hasi urahamagara wahageze ese undi ko wari wahageze utiri guhamagara asha abantu baba baje mu ndege muryoshye kabisa wow ya sava bega ukumburwa neza karibu muri Afrika samenya ko ari iwacu cyane karibu mu Rwanda reba na karibu sana ntacyo na kimwe twashinje Imana ariko gahungi urashaka umugore iyo muri rashaje no kuri kw'Imana nashatse umugore mfite umugore mwiza ninde se kutadutumiye ngo tuze twinywere umva ni inshuti yacu ya kera yo mu bwana nugera mu nzu urasanga umuzi izina ry'Imana agiye turebe ahubwo uri butungurwe ngo winyicisha amatsiko ntagutangayo sha uri butungurwe pe na karibu karibu mu rugo hano twaje kwibera nyine ngahe nguko rero shamva naje hano ibibanza byange bikigura make ariko baho bigeze ibibanza birahenze pe ku kibanza hano ushobora gusanga bigeze hafi miliyoni 50 harumva rero njye naje kikiri muri miliyoni 10-15 harumva byarindutse cyane Sheri yewe mugore wanjye ngwino nyamuntu usuhuza umushyitsi Huye Eko Wowe nje kadora uraho cyane kadora komera yego kinisi yinshi cyane pe mizute meze neza nanjye uranshuhuza narindi hano cyangwa bo washatse neza pe cyane niwe mugore wanjye Sheri kutishimye bite oya ndishimye kadora amakuru y'iminsi myinshi makuru ni meza meze neza turakomeye ntunguye sinakubwiraga se ko ari surprise ikomeye pe ari surprise kabisa niwe ubundi burya iyo wakuranye n'umuntu uzi imico ye biba biri ngombwa ko hari ibintu nyine umuntu umwe yihanganira nk'umugore akihangana cyane n'umugabo Kayita telefone alo kawe usa nkaho ubonamo amakuru yawe ni meza ubu nyine wabaye umugore shaka tuna wabaye umugore none yambwiye ko mwabanye hashize igihe tumaze igihe tubana ariko ntabwo igeno ry'Imana nyine riragera igihe ntabwo kirankundira shamutembabarire n'ukuri sibyo ntabwo mbikubwiye ngamije kubikwibutsa yaba uko nguko ubyumva ari nako yabyumvaga cyangwa uko nguko ubifata ariko we yabifataga kuvuga ngo ngabo ntabwo abyumva rero kado nta kintu na kimwe kiba muri Imana
cyerekeye iryo jambo ngo baba bakeneye kumva. Naragerageje, nakoze ibyo nari nshoboye byose, mbese kuri we azi ko ari ubushake bwanjye, azi ko kuba bitaba ngo nuko mba ntabishatse, akanyurira ibyo nicayemo, akanyurira ibyo nariye, akanyurira ibyo naryamyemo, akanyurira buri kintu cyose ngabo yaba nziho yagizeho umumaro arakinyurira. Inshuti zanjye aba yazihamagaye ntacyo ngo tankurira, yababwiye niyo cyaba ari igiceri cy'icumi yampaye akabahamagara akababwira ati mbona muhaye ibi n'ibi ariko ntashaka gukora ibi. Mbese kuri we ntabwo ashobora kumva ko Imana ari ibigena. Sibyo koko yabyaduye ati kuki tumva ko ubyara ari umugisha w'Imana itanga. Shaka do abantu barahinduka. Komera nshuti yanjye, komera rwose, komera. Barahinduka kato. Muti kandi humura, sibyo? Igihe cy'Imana iyo kigeze ibyo twabonaga nk'ibidashoboka birakunda. Nuko kado Imana ishimwe byibuze ko mubonye. Ndahari nshuti yanjye, ndahari humura. Ca wirira udatuma ndi umutima. Imana izabikora sibyo? Kuko ntabwo amasengesho nsenga mbabwira Imana ituma. Aho wirira sibyo? Wirira sibyo? Ikiza ni uko Imana ibizi kandi itakwemera ko ubuzima bwose umuntu yaciyemo aburangiriza mu mubabaro sibyo? Wenda ubwo nagarutse ndongera nganire na Ngabo turebe ko yatuza. Nakundi nabigenza kagame. Ntabwo Imana yakemera ko ubuzima bwanjye bwarangira. Ese mwabaye iki? Ese shiri kutakiri umushyitsi ukaba wicaye mbona se urimo urarira? Se Mugabo, habaye iki ibintu bigira intambara? None se arimo arira baye iki? Yarankumbuye reka kandi nanjye nawe mukumbuye. Akamwakiriza. Shaka mbone ngo turekera tatwumva ariko What is? nkumbuye kaka. Sakababwira baransetse. Nazo wakanyambura ku kintu cyashirimo gutumurira ari iki? Urukumbuzi nirwo rutumye ushoka amarira ngaho. Umbuzi regarura ryana cyane yari umuntu mwabanye mu buzima buzima. Ko ngiye ntaraza ngurire. Bivuze ko ngiye utajya unkumbura ubwo maze iminsi ukumbura akadoyi. Ngabo kakanya siramfuhiye. Niko. Nise kado. Akira ka. Ndebwe nta kintu mfata. Ayo nase ko nsanze urimo kurira. Kwareka guhoza. Urakoze. None se uraho umushyitsi araje aricaye nta no kugira ngo umwakire. Ahubwo umutuye amarira. Ngabo wibitindaho rwose. Nawe amarira y'abagore urayazi. Iyo bahuye bakumburanye dufite byinshi, ibyo nari ntaramubwira, ibyo nari mfite kumubwira byari byinshi pe. Urabizi ugomba gutegura icyumba cye cyaho ari burare, ugategura ibyo guteka. Sibyo?
ukajya guhaha ukaza ugatunganya ibyo mu rugo nyine. Kado reka ngira ibintu ntunganya hano inyuma hari n'utwo mwari mwasanze ndimo ntari nasora. Ahubwo ihute simbuka dore ko amagambo y'abagore agirwa mubi. Kado nuko nyine ako se nkawe uyu muntu ahubwo ngo usohoke kujya guhaha ahubwo akomeza wakatakata hano nka drone ubabuze ikintu ukora koko cyangwa ibintu umuntu abakubwira n'ubyumva. Kargo gwara musana ngo wajya kuri butike wa Wandrope wabuze amafaranga yo kwishyura te amafaranga imbuka batari ugenda uhaye ibyo wawe cyabakore uko se ngabo Kado nuko rero ko nguheruka witonda waje kuba intare mu rugo rwawe ute nawe urabibona ibyo gukora ubu se umuntu yabaho mu buzima bumeze gutya umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umwaka ugashira ndukaza mba Kado ndi umugabo mu rugo hano sibyo kandi aho nemerewe gukora ikintu ushaka cyose rero yaba iminsi tujye kumara umbabarire uze kureba ikureba bijyanye n'urugo rwanjye ubifata uko bisanze sibyo ukuvuga ngo ubu ni bwo bugabo nyine urabona ari ibyo none soje umerene gute kumbushaka komera merene ubure binaha ko bago oya so kugo urumva imvura igwerekana rero kubera hore by'imodoka kandi bizamuye ariko ikintu cyo ugomba kumenya nuko nguko bigomba kugenda kuko umugore wanjye uburyo mbanye nawe n'uburyo mubona ngewe ndamuzi ugomba kumenya ko ndi umugabo bitabaye ibyo umuryango ugafunga. erega naje mfite aho ntabwo ari wowe mvuze umugore wanjye sibyo so ngo murakomeza muganira ngabo none se kadosava ariko ibisanzwe nyine navuga ngo n'ubuzima buhora bwisubiramo ariko wande wenda buzagira iherezo. irege icyo tugomba kumenya nuko ubuzima turimo ntabwo iteka buzahora bugendera ku murongo ugororotse gusa gusa iminsi tumaranye inshuti nziza ntabura aho gushimira. hari ukuntu nyine abantu
umuntu ava mu mubiri cyangwa se agapfa abantu ugasanga nibwo abantu bagiye kuvuga ngo runaka ngo byagenze gutya na gutya ariko no inshuti nziza ya mu minsi tumaranye mu byo wagiye yaba ibyo wamfashije ndetse n'umuryango ntabura aho gushimira. Urakoze cyane gusa nawe urabizi ko nanjye hari byinshi mbakesha so navuga ngo ntabwo ibyo nkora cyangwa se nakora nakumva ko ari ibintu bidasanzwe. Twarabanye mu gihe kinini turabavandimwe uri inshuti nziza. Urakoze cyane ahubwo se amakuru ndibutse ba bantu twabanaga cya gihe hari amakuru yawe ufite? Rero hari abantu bamera nk'abafundi. Umunyarwanda bavuze burya ngo abafundi babana ku gikwa bagikorana n'ibiki ariko birangiye buri wese akatukwe. Ariko si bose hari abo twagiye twongera kwirusa nk'abahura ugasanga bakoze nk'urubuga wenda rw'abantu biganaga rw'abantu bakuye mu buzima bumwe ukabona hari urubuga usanzeho babiri se na sisiteme z'amatelefone yacu bagutwara telefone ugasanga utangiye bushya ariko hari abagiye baza ariko abenshi bagize n'ubuzima butari bwiza habaye abasinzi usanga umuntu watekereza ko yakagombye kuba ari engineer ugasanga arakwaka amafaranga inote y'igihumbi. ubuzima nicyo butuzanira. Niko se mutwe ibi ni ibiki? Shaka Dora ni wa murumuna wawe umugabo nakubwiraga. Yabaye iki? Yagize ikibazo cyo mu mutwe nyine ararwaye. Ikibazo cyo mu mutwe? Hanyuma se umugabo kucyo gufata nabi kandi mbona umufatiye runini koko? Ako kado. Ibi ngibyo ni ibintu wakambajije. None se nimba umuntu atagira ubwonko bumwe musabamugiriye neza uragira ngo ngenze abumuteremo? Uzi n'ikindi mute ejo ndataha. Oya shaka do. Singaho mbikubwiriye. Kuko se ugiye gutaha? Ese kado. Waretse tukijyanira. Yeah.